ishimwe. vugana n'imisozi. Yego, ivugane n'umusozi. Imana ivugane n'umusozi utinzeho mama. Imana ivugane n'umusozi utinzeho papa. Imana ivugane n'umusozi. Haleluya. Imana ishimwe uburwayi. Ivugane n'igisasiro uryamyeho igihe kirekire. Imana ivugane n'uwo musozi. Ivugane nawe ngo wiyitiki. Haleluya. Imbere y'umugaragu wanjye, imbere y'uwo natoranyije. Imana ivugane n'uyu musozi. Umva kandi Imana iyongoreye. Haleluya. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye mwese, turabasuhuje, turabakunda kandi turabishimiye. Wowe wakoze subscribe, kora subscribe, ukore share, ukore comment kugira ngo ubane natwe muri iki kiganiro. Murabibona imbere ya kamera nicaranye ababyeyi beza cyane rwose, baraje babibwire, ariko tukaba turi kumwe n'isaha yacu TV Humura TV niyo yabivuze TV. Aba babyeyi si ubwa mbere mwamubabonye kuri kamera, ariko ni ubwa mbere mubabonye kuri Yesu ari ku ngoma TV. Rero tuje hano kuganira kubwo ijambo ry'Imana. Wowe uje ari ubwa mbere ukandika muri comment, rwose ni byiza kwandika muri comment, ariko rwose tubigiramo n'ikinyabupfura na discipline, kuvuga nabi cyangwa gutongana. Icyo wanenze n'icyo utashimye wakandika, hariho nimero inbox ukatugira inama. Tuba twazishyize hasi ku kiganiro, waduhugura aho twatanye cyangwa se aho tutakoze neza, ukatugira inama tukikosora, kuko natwe tubereye hano kugira ngo dufashanye kandi twagure ubwami bw'Imana. Imana rero iduhana umugisha. Reka nakire aba babyeyi, ndabakiriye. Murakoze, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Amazina ni Byukusenge Angelique, izina ry'umugisha ni Mama Pasi. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Abadukurikiye mwese rwose turabakunda. Imana ikomeze ibazigame. Imana iguhe umugisha. Muri mukorera Imana ni muri muke ni umupasi. Ndi umuvugabutumwa, ndi umuhanuzi. Imana yangiriye icyizere. Yego, Imana ishimwe ko yarakugiriye icyizere. Nawe turakwakiriye. Ndabashuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe, ndetse muhorane na Mama Samuel ugarutse. Imana ibahereza umugisha. Ndumva atari ubwa mbere hano ni mu rugo. Hano ni mu rugo. Mama Samuel, none uko ndi kumva akajwi kabaye gatoya, wabaye iki? Ko se wahura usakuza. Honze kuzi kuvuga. Ntabwo wari uvuga cyane. Na Mama Samuel, hari umuntu uyu munsi aribwo aje ari nabwo akubonye. Mama Samuel ni muntu ki aka kanya aramutse afunguye akabona Mama Samuel yamenya ngo ni muntu ki? Ndi umumama, mfite abana 5. Ndi umukozi w'Imana, ariko biba byiza si uko naba umukozi, ahubwo naba umwana ku Mana, kuko umwana adateta kuri nyina, umwana ateta kuri se. Mama Samuel, uvuze akantu, uravuze ngo ufite abana 5, ufite n'umutware. Oya, nkuru tuyiceceke. Uzayimbaza ikindi gihe. Abantu badukurikiranye bajye basobanukirwa impamvu mbikubajije. Hari abantu bamaze iminsi banyandikira bakambwira ngo ese wazatuzanira abamama Yesu yagiriye neza bubatse ingo, ko abantu benshi baje kuri social media ugasanga n'abakozi b'Imana ariko batagira abagabo. Kubera iki hataza n'abubatse ingo ngo baze batubwire Imana babonye, ahubwo mugahora mutuzanira abanyabibazo kuri social media? Niyo mpamvu naringira ngo dukura abantu mu rujijo. Ndamufite. Uramufite. Imana iguha umugisha. Nanjye ubwo nibajije impamvu Mama Samuel yavuze ngo nta mutwara afite, kandi nzi ko afite umugabo w'isezerano, ari umugore Imana yagiriye neza, ikamuha kubyara bigoranye, ariko ikamuha abana. Imana rero niyo mpamvu mba ngira ngo nkura abantu mu rujijo, kugira ngo bamenye ngo aba bagore abenshi bamaze iminsi bavuga ngo abagore baje bose kuri social media baba baje gushaka abagabo. Oya, naje gusanga ntabwo abagore bose baje kuri social media babazanywe no gushaka abagabo. Hari abagore Imana yagiriye neza, natwe nkuko muri kubibona twicaye kuri kamera, Imana yatugiriye neza, iduha kuvuga tutarabo kuvuga, iduha kumvwa tutarabo kumvwa. Hari abantu benshi bakicaye ahangaha, njyewe yonze gusanga abantu bicara hano kuri izi kamera, nsanga hakicaye nk'abantu b'abanyamakuru babyigiye babizobereye, abantu bafite ubumenyi, ariko nkanjye Claudine ndi kuvuga nk'abantu bakambwira ati dusigaye wumva warabaye umunyamakuru. Nanjye bintera ishema nkavuga ati wow,
ku mashuri yanjye nize ariko Imana ikazi kankura iyo irodegari kwa Maciri. Imana urumva nta hantu itakura umuntu nta n'ahantu itamugeze. Nkumva binteye icyizere n'ibyiringiro cy'uko namaze kwisobanukira uko byasa kose. Hari igihe twabayemo tudafite ahantu ho kuvugira, ariko ubu ngubu nshobora kuvuga isi yose byanze bikunze iri bunkurikirane. Noneho niyo umuntu yanditse muri comment akanamamagara nongera kunguka n'ishuti. Hari igihe twabayemo telefone ukayibika ntunahamagara, ariko ntabwo uko byagenda kose ntabwo ku munsi bwakira nta kirebye guza nk'abantu nk'icumi twabasha kuvugana. Umbwira ati komera, umbwira ati humura, nabonye inkuru yawe, nabonye ubuhamya bwawe, nabonye isengesho ryawe byose. Nkumva rero ndi kumwe n'abantu, ntabwo nakumva rero ko ntari kumwe n'abantu namwe, ku buryo tuba twicaranye hano barumva ari iby'agaciro, kubera yuko hari igihe nabayemo ntabona umpumuriza. Wenda mwege wowe bimeze biti yewe ndi sawa hoya mujya muvuga mutinuke. Ni sawa. Hari igihe twabayemo Mama Samu bikomeye cyane. ubu ngubu wafata amashuri ya Mama Samuel akayashyira hamwe. Uzumve Mama Samuel yatangiye kuvuga Yesu, baretse mu kanya muraje mu mwumve. Ubu ntabwo wavuga Imana ishimwe. Nkunda Imana igihamagara umuntu itarebeye kavukire, itarebeye ku mashuri umuntu yize, ahubwo ikagutoranya ikaguhamagara. Umunsi umwe itoranya umwana mutoya cyane bita Dawidi. Abandi bari baragiye muri za kaminuza, ariko wijya kumutoreza igisirikare cy'ijuru mu ishyamba. Imana natwe yadukuye mu ishyamba. Aherutse kuri mbaba ngo shingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Shingiye ku byo nabonye umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itavana umuntu. Ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bikugirira umumaro. Hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Ngoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu. Ngoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu. Shingiye ku byo nabonye ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu. Ingoma yawe niyogere n'iy'abana b'abantu yarogere. Ibihabwa amahirwe ni byinshi muri iyi si yacu, ariko siko byose bitugirira umumaro. Hari ibyahishwa abanyabwenge bisobanurirwa abaswa, kugira ngo hatagira abirata ubwenge bwabo. Umva iherutse kuvuga ngo iyi nzira niyo yaba umuswa ntabwo azayiyobera. Irangije ibwira umugabo bita Zerubabeli, iramubwira ngo yewe wa musozi we nguri imbere ya Zerubabeli ngo wigite iki. Arangije aravuga ngo yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli uzahinduka kubikira. Oya gishyiramo izina ryawe. Icyo gihe cyari igihe cya Zerubabeli. Haleluya. Iki gihe ni igihe cya Korodiza. Iki gihe ni icya Mama Samuel. Iki gihe ni icya Mama Pasi. Oya nibwira kura ngo nzakujya imbere. Ahataringaniye ntoringanize. Ntabwo ari igihe cya Kuru. Ni igihe cya Korodini igomba kujya imbere yawe. Iramubwira ngo ndetse n'ibihindizo by'ibzu zabicamo kabiri. Iri kubwira wowe udukurikiye. Ana wiri biri for the right man. Ni wowe. Iri kubibwira njyewe. Kubera ko udukurikiranye. Ni wowe iri kubibwira. Wowe uduteze amatwi. Ni wowe uri kubibwira. Bwira uwo musozi wari uri imbere yawe urambarare. Uhinduke ikibaya. Kugira ngo uwo musozi we uriyite iki. Imbere yanjye, imbere ya Shatari wiyite iki. Imbere ya Diyane wiyite iki wa musozi we. Ubwire ngo wiyite iki. Uyu musozi. Musozi w'ubushomeri. Musozi w'ubugumba. Musozi w'ubukene. Musozi w'ubushomeri. Uyu musozi wiyite iki. Musozi wa kudepoza bakabona akazi. Ntubona akazi. Umusozi wiyite iki.
twagiye. Imana ivugane n'imisozi. Imana ivugane n'imisozi. Haleluya! Imana ivugane n'abarozi. Imana ishimwe. Imana ivugane n'ubushomeri. Imana ivugane n'inzara. Imana ivugane n'ubusozi bw'inzaho. Vugana n'imisozi. Imana ivugane n'umusozi utinzeho mama. Imana ivugane n'umusozi utinzeho papa. Imana ivugane n'umusozi. Haleluya! Imana ishimwe uburwayi. Ivugane n'igisasiro uryamyeho igihe kirekire. Imana ivugane n'uwo musozi. Ivugane nawe ngo wiyitiki. Haleluya! Imbere y'umugaragu wanjye, imbere y'uwo natoranyije. Imana ivugane n'uyu musozi. Umva kandi Imana iyongoreye. Umva aka kajambo gato cyane. Zaburi ya 83 umurongo wa mbere haranditse ngo Mana ntuceceke, Mana ntuhore, Mana ntuceceke, Mana ntuhore, ntiwirengagize. Imana ntiyirengagize ababyeyi badukurikiranye. Oya, ntiyirengagize abagabo badukurikiranye. Ntiyirengagize abari muri ofisi badukurikiranye. Ntiyirengagize abari mu biro badukurikiranye. Imana iracyafite inzira itari imwe, ahubwo ifite inzira nyinshi. hanyuma mbwira abantu badukurikiye Imana iracyafite inzira. Ku kigeragezo ufite Imana iracyafite inzira. Ku burwayi ufite Imana iracyafite inzira. Kuri diplome yawe ufite abuze akazi Imana iracyafite inzira. Haleluya! Kuri diyabete umaranye igihe Imana iracyafite inzira. Kandi mu nzira Imana ifite iracyafitemo inzira ikiriviyerije. Haleluya! aranyuramo n'umunsi n'umwe yanyuramo igutabara. Imana ishimwe. Birashoboka yuko mama umaze igihe ufite uburwayi, abaganga barananiwe, abadogiteri barananiwe, barangije zarambye, amafaranga yaragushizeho, ariko nkuzana ijambo ry'Imana. Imana iracyafite inzira. Haleluya! Imana topoya si yigeze igera kuri Esiteri, igera mu nzira yaviyarije. Hari abakobwa bisize barutumye, ariko Esiteri yari afite ijambo. Imana ivuga ngo nzakurengera kuko wanyubashe, kuko wananzeho, kuko waninzeho. Imana umunsi umwe inyura mu nzira yaviyarije, iraza itabara Esiteri amutwara w'umwami. Imana iza kureba akavukire, ntabwo Esiteri baramutabaye. Iza kureba amashuri, ntabwo baramutabaye. Ngabo umugore w'umwami. Hari abakobwa bize, hari abakobwa bavuka mu miryango ikomeye, ariko Yesu abirandura igitare, arangije araza anyura mu nzira yaviyarije. Umukobwa unkurikiye, birashoboka ko umaze igihe ufite isezerano ry'Imana. Imana ikubwira ngo izagukora ibare, warategereje warebye, uzana ijambo rivuga ngo Yesu aracyafite inzira yaviyarije, yanyura no gutabara. Ntangariza umubyeyi umaze igihe nta kazi afite kandi yarize, uzana ijambo rivuga ngo akira andi mahirwe ya kabiri. Amahirwe yagucitse, amahirwe y'urushako yaragucitse, amahirwe y'urubyaro yaragucitse, amahirwe y'abana yaragucitse. Birashoboka ko washatse ukaba umaze igihe kinini utarabyara, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu afite inzira yaviyarije. Iciye mu nzira yaviyarije ubuzima bwawe, wa mupapa we. Imana iciye mu nzira yaviyarije wa musore unkurikiye. Imana inyuze mu nzira yaviyarije wa mukobwa unkurikiye. Imana inyuze mu nzira yaviyarije. Uzana ijambo rivuga ngo hari inzira, ubundi hari inzira abantu batumenyereye, bazi ko Imana itumenyereyemo ije kudutabara. Barati nkubwire ngo hari inzira abantu batumenyereyemo. Baba Claudine nazamuka uyu musozi wa hano Karuruma, arakura igitangaza. Claudine nasenge baramukira baziranye, arakuraho kawunga. Ariko nkuzana ijambo rivuga ngo Imana inyuze mu nzira yaviyarije. Kumaze igihe urwaye, kumaze igihe baragose, ariko nkuzana ijambo rivuga ngo hanyuma y'imbaraga z'abarozi hari imbaraga z'Imana. Hanyuma y'imbaraga z'abana baba hari imbaraga z'Imana. Imana yageze kuri Saduraka na Meshaki na Abednego. Umwami yari azi ko muri baretse kwa ngo Mana icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso
icyo mukundira nuko utameze nk'abantu washyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu topaya ariko icyo mukundira nuko utameze nk'abantu ntabwo umeze nk'abantu izaza yegucece 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 Imana yageze kuri Sakuraka na Meshake na Abednego umwami yarazi ko bari bupfa byarangiye kuradi hari abantu bazi yuko twanapfuye we hari abantu batwitegera hari abantu baduhambye tukiri bazima yego hari n'abantu batwitegera kurodi bakatwitegera bazi ko tuzangana tuzanaseba ariko Imana ikagumeza ikatubika n'ibiyibikanyo byabo haleluya bakatwitegera bazi ko tuzamwana ubu abantu bakwitegeye abantu baguteza iminsi ariko umva ukuntu ijambo rivuga ngo naho igiti cyatemwa iki giti cyakongera kigashibuka kikongera kigashora imizi kikabaho kigatoha ibibabi by'ibitono mama tuza nubwo baguteza iminsi hari abantu badutega iminsi bazi ko byarangiye bazi ko twamaze mbese twapfuye uzi ko hari abantu bajya baduhamba turi bazima neza uzi ko hari abantu badushyira muri serikali turi bazima tugihumeka ariko nubwo babona ko twapfuye imbere y'Imana turi bazima hanyuma umwami uretse arakana Imana inyongoreye hari ijambo Imana impaye uri mubwiriza kakaba ni ijambo riri muri Zaburi ya 84 umurongo wa 6 haravuze ngo hahirwa umuntu ugufitemo imbaraga Imana ishimwe hahirwa umuntu ufitemo Yesu imbaraga hahirwa uyu muntu wahamagawe n'Imana hahirwa uyu muntu watoranyijwe hahirwa umuntu wavuganye n'Imana hahirwa umufitemo imbaraga ukaba umufitemo ibyiringiro ukaba umufitemo icyo wavuganye nawe Imana ishimwe abantu bavuganye n'Imana haleluya nawe papa Imana ihimbaza haba ngo hahirwa abafite imitima yabo haleluya inzira z'igisiyo Imana ishimwe mu mutima wawe harimo inzira z'igisiyo Imana ishimwe ukurikiranye izi TV zacu mu mutima wawe harimo izi nzira mbese ufitemo imbaraga ufite imbaraga z'igisiyo cyangwa warirengagije haleluya ndagira ngo nkubwire ngo nimba udafite imbaraga Imana ikumpera imbaraga kubera ko hahirwa umuntu ufite inzira z'igisiyo Imana ishimwe haleluya hanyuma karindwi haravuze ngo iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka amen iki gikombe gihinduka icy'amasoko gihita gihinduka icy'amasoko haleluya bakakibera mu gikombe cy'ubutayu burebwe bw'igihe kirekire ariko iyo unyuze muri iki gikombe cyitwa Baka ngo hahita hahinduka amasoko haleluya isoko zidudubize ku buzima bwawe nene nata isoko zidudubize kuri aho dukurikiranye isoko idudubize mu kazi kawe isoko idudubize mu rugo rwawe isoko idudubize mu rushako isoko idudubize ku bana wabyaye isoko idudubize ku batware isoko idudubize haleluya Imana ishimwe haleluya najya ngo nkubwire ngo isoko idudubize ihagurukire kukurwanirira iyo soko ihagurukire kuguhisha ihagurukire kukuvuganira isoko n'idudubiza abantu bakuvuza igihe kirekire bazaceceka isoko n'idudubiza haleluya abantu baguhaye iminsi Imana izaguha ibihe Imana ishimwe isoko n'idudubiza haleluya abantu bazi ko byarangiye Imana ishimwe bazamenya ko byemeye Imana ihimbaza isoko n'idudubiza uzadepoza bikunde isoko n'idudubiza haleluya uzabyuka ugende wari urwaye isoko n'idudubiza Imana izaguha ubuzima isoko n'idudubiza abakwanga bazakuvuga neza haleluya ndagira ngo nkubwire ngo Imana iguha imbaraga uzi ko iyi soko yadudubije ku mugabo bita Eliya ari Kereti gakama isoko ikadudubiza ikadupfukurira kandi kariba Sarifati nari mubwiye wowe udukurikiranye nubwo wabonaga kariba kakamye ariko Imana izana kandi kariba Imana ipfukura kandi kariba Sarifati kubera ko Sarifati ntaho kunywera Sarifati ntabwo ari aho
batabura minerivare gukora ubukwe Sarafata nawe kubaka inzu Sarafata nawe kuva mu buzima bubi Mana ishimwe igeze Sarafata ihakora ibintu bikomeye bihita bitungura abantu ibabarire gutungure Imana ibatungure natwe izina rya Yesu Imana itugeze Sarafata itugezeyo mu izina rya Yesu kariba kawe kakamye ariko Imana ifukura kandi kariba bakubwiye ngo Imana ishatse inzira ikiri vyerije undi muntu utaranyuramo iyi nzira Imana irayiremye iyi nzira Imana yiremeye kuri ayo kamera iyi nzira Imana yiremye ku buzima bwawe wowe udukurikiranye iyi nzira irayiremye wa mubyeyi umaze igihe kirekire utwite iyi nda yanze kuvuka iyi nzira yo kubyara Imana irayifunguye iyi nzira y'ubuzima Imana iramufunguye wowe umaze igihe mu bitaro Imana ifunguye inzira Imana ifukuye akariba ku buzima bwawe haleluya wowe umaze igihe ushaka ibyangombwa Imana ivuganye nanjye ngo ifukuye akariba tarawiri bini fondara Imana yasira mora erebo dotayini bini yase mora Imana ifukuye inzira ibi byangombwa Imana ibishize mu biganza byawe wowe wari umaze igihe kinini uri kugisasira urwaye baragupimye none abageze ku rwego rwo kukubwira ngo inyama zose zarangiritse zo mu nda Imana ivuganye nanjye ngo itanze ubuzima igufukuriye akariba wowe wabona gushaririwe Yesu agufukuriye akariba nubwo wabonaga warariye ibiroze ukabona wari ugiye gupfa ariko ntabwo ugipfuye ugiye kongera kubaho abana b'abantu barateranye ariko ubwo bateranye ntabwo ari Uwiteka wateranyije umva abahanuzi ngo baraterana we barangije ngo bazenguruka umwana w'Imana ngo baragenda ngo ubwo bateguraga ibiryo byo kurya barangije ngo baca umutanga umva abantu bagushyiremo umutanga abantu bagushyiremo uburozi ariko Yesu azanye agafu ku buzima bwawe azanye agafu kugira ngo ubeho avukuye akariba unyweho ushize inyota Imana gufata abagabo batatu Saduraka na Meshaki na Abedenego aba bajugunya mu itanura ry'umuriro hariya Saduraka na Meshaki na Abedenego babajyana mu itanura ry'umuriro amagambo yari yabaye menshi birashaka ko abantu badukurikiranye hari intambara urimo amagambo akaba menshi ariko muzana ijambo rivuga ngo Imana ikoresheje marayika kurwanira intambara hanyuma marayika uyu mugabo akimara gufata umwanzuro wo kujugunya abana bagabo batatu mu itanura ry'umuriro amen yarambwiye ngo yatayemo abagabo batatu Imana ishimwe bari bazi ko bari bupfa ariko mwibuka abana bagabo bari banze kubarara Dagoni baravanga Imana yacu twizeye naho yadukiza cyangwa se ntidukize ntabwo tuzakora Dagoni Imana ishimwe umwami akibyumva arangira ngo aba bagabo bagize guhamya aba bagabo haleluya bano bagabo bagize guhamya Imana ireba ishaka haleluya ireba ishaka bagize umugabo arangije abafite mu itanura ry'umuriro ngakimara kubajugunyamo Uwiteka amanuramo umugabo wa kane niko birayambye abantu badukurikiranye Imana ibaha umuntu wa kane marayika umuntu wa kane marayika wa kane mu kibazo ufite Imana ikwareza marayika wa kane ukaza ufite ibahagurutse ikwareza marayika wa kane papa yawe uyu muntu wa kane ukeneye urugo rwawe abarozi baguhagurukiye Imana ikwereza marayika wa kane bazi ko ubukwe butazakunda Imana ikwereza marayika wa kane bazi ko uzapfa udashatse Imana ikwereza marayika wa kane Bibiliya yavuze ngo iki yatubwiye ngo uyu mugabo akimara kubajugunyamo Imana irazimwotsa igitutu ajya kurunguruka agiye kurunguruka Imana ishimwe haleluya Imana yamuteje amatsiko Imana igira ibintu iteza amatsiko kwitare Imana ishimwe Imana igira ibintu iteza amatsiko ikwitabe haleluya mu kazi kawe Imana iteza amatsiko abakurwanya bakuzamure dobaya sini mu ishuri ubwenge bwahagaze Imana ikwereza marayika umuhereza ubwenge ndarangije agenda haleluya Imana igira ibintu iteza abantu igitutu ukazi ufite Imana igira abantu iteza igitutu yariteza abarozi ntabwo bitureba yariteza abanyeshuri ntabwo bitureba icyo tuzi cyo nuko icyo Imana agambiriye gukora kuri wowe igomba kugikora mu izina rya Yesu ndaragenda aratangara hari bamwe twajugunyamo batatu tukaba tubona mu wa kane aravuga ngo ari ku wa kane asa n'umwana w'Imana tubwiye abantu badukurikiye ngo
kane. Haleluya. Mama Imana ikoreza umuntu wa kane mu kazi ufite kane basohose. Turamuhamagaye wa kane. Asoza amasezerano mu bigeragezo ufite. Imana ikoreza marayika wa kane. Uzi ko uyu muntu wa kane naje kubona ari umuntu w'umumaro. Uyu muntu wa kane iki kirema ngo cyari kimaze igihe cyararwaye kirangije ngo bumva Yesu yigiriye i Kaperinawumu. Ntacyo uko mbivuze kose ariko mu byumve ngo barangije ngo baterura iki kirema niyo bataza kugiterura ari abantu bane ntabwo iki kirema bari kukigezayo ngo barangije ngo bagishyira mu ngobyi barangije ngo baragenda bagerayo babona nta hantu ingobyi iri buce ngo barangije abantu bane baca hejuru bakuraho amabati simbizi nimba cyangwa icyo gihe habaga amabati cyangwa bategura ngo barangije ngo bakimanuriramo ariko abantu bane nibo bagize uruhare rwo kugira ngo iki kirema kibe kwirembo kibashe kugera kuri Yesu. Uyu muntu wa kane rero agutarure agusingiriza igitangaza cyawe agusingiriza igisubizo cyawe. Haleluya. Imana ibaterure cyangwa si muterure umuntu udukurikiye imusingirize mu isezerano Imana yavuganye nawe irimwicazemo dushatse twasoza twumvise neza y'Imana. Haleluya. wari udukurikirana Mana ishimwe mwumvise byinshi ariko navuga ngo Imana itanze ihumure. Mana iruhuye imitima y'abantu bari baguye umwuma. Abantu bari baguye umwuma Yesu yongeye kubavomerera kandi Imana yongeye guhembura abantu. Wowe wari umaze igihe urwaye Imana yavuganye nanjye ko ikijije abarwaye. Imana yavuganye nanjye ko ikijije imitwe y'abantu. Nabonaga abantu barwaye imitwe mu buryo bukomeye cyane mbona bafashwe n'ikintu bitwa imitwe usanga ibitaro byinshi byuzuyemo abarwayi b'imitwe ariko Imana ivuganye nanjye ko ikijije ikintu bita imitwe. Abantu bari bagiye kugwa umwuma bakajya bumva mu mihogo hakakaye no kumira bikanga bagacika ibisebe ariko Imana irambwiye ngo ibamaze umwuma. Yesu ahembuye abantu. Hari abantu Imana yambwiye ngo ihaye ibyangombwa ushatse ibyangombwa igihe kirekire ariko data yambwiye ngo atanze ibyangombwa. Hari umuntu Imana yanyeretse amaze igihe kinini atwite ariko kubyara byaranze baramuzinze baramuzirika ariko Yesu yambwiye ngo abiranduye iki gitare. Imana itanze kubyara. Imana iguhaye umwana kandi iguhaye umwana w'umuhungu. Imana iguhaye kubyara umwana muzima. Yesu yongera kumbwira undi mugabo uri mu bintu bya divorce. Yesu arambwira ngo nubwo ubona ibyawe bigiye amaherere ariko Yesu arambwira ngo ntabwo akuvuyeho garukira aho ngaho. Yesu yongera kugirira neza mbona Imana yongeye kumuzura yongeye kumuhembura. Abandi bantu nabonaga basa nkaho batemwe bacibwamo nk'ibiti ariko data wa twese arambwira ngo naho igiti cyatemwa cyakongera kigashibuka kigashora imizi. Yesu arambwira ngo hari abantu Imana igiye gutosha. Yesu arambwira ngo ahubwo abantu nibera imbuto kubera ko ashaka imbuto abashakamo imbuto akabura n'ubuto na rumwe. Abantu nimwera imbuto data wa twese aje gukora iby'imbaraga kandi aje kubahembura. Haleluya. Mana ishimwe Imana ishimwe. Hanyuma Imana ihabwe icyubahiro. Utanga ubuhanuzi ngiye kumva numva ijambo ringoye mu gutwi. Imana irambwira ngo yateguriye Dawidi ameza mu maso y'abana. Imana amwangije gutegurira abantu ameza mbere y'abantu babarwanyije mu banzi mu wakurwanyije muri aka kazi mu wakurwanyirije mu rushako wakurwanyirije. Haleluya. Wakurwanyirije mu bana bawe wakurwanyirije mu mibereho yawe. Imana irambwira ngo iguteguriye ameza kandi n'ukurira yatunganyije. Irambwira ngo agahinda gakomeye kari mu mitima y'abantu witeka arakarangije. Irambwira ngo yongeye gusura imitima. Haleluya. Imana irambwira ngo yongeye gukuramo imyijima. Abantu bagendanaga umwijima mu mitima nta byishimo bari bakigira. Imana itanze ibyishimo akira ijambo ry'ihumure Imana iguhaye. Irambwira ngo wubatse urugo igihe kirekire ariko ntiwarugirira mwihumure uruhuriramo n'ingorane nyinshi ariko data arambwiye ngo nkubwire ngo ikuye umubabaro mu mutima wawe. Yongeye gusuka ibyishimo n'umunezero muri wowe. Imana irambwira ngo yongeye gukomeza amavi y'abantu. Dore benshi yarasukumye abandi bari babivuyemo bahindukiye ariko Uwiteka arambwira ngo garukira aho ngaho kandi uhagarare wemye kuko Imana iramanutse ije kugutegurira ameza. Imana inyeretse ibindi yerekwa rikomeye cyane. Imana irambwiye ngo mbwire ababyeyi bafite abana bari ku mashuri biga babayo. Yesu avuganye nanjye ngo mvuge ngo tarawiri bini for the Raymond Yasire
aba babyeyi musenga cyane kuko mbonye ukwezi kwa gatatu habayeho impanuka zikomeye cyane, habayeho impfu z'abana mu buryo bitunguranye. Imana irambwira ngo musengere abana banyu ku mashuri. Mbonye abana bamwe bataha badakoze n'ibizami kubera ko hari umudayimoni wari uteye mu bigo wayura abana ubwenge ukabateza uburwayi. Uyu mudayimoni yari ahagurukiye guteza impanuka, ahagurukiye no guteza uburwayi. Data wa twese yambwiye ngo musengere abana, mwababyeyi mwe musengere abana bari ku mashuri kubera ko hari ibintu Satani yarangabye igitero gikomeye mu bana b'abakobwa. Satani yarangabye gufatwa ku ngufu, bamwe bakaza batahanye n'inda z'indaro, ariko Yesu avuganye nanjye ngo musengere abana b'abakobwa, musengere urubyiruko, musengere abana b'abahungu, musengere ibizami. Data wa twese akoze iby'imbaraga kubera yuko ku kwezi kwa gatatu mbonye harimo imitego myinshi, mbona hafunzwe benshi, mbona imvura iguye ari nyinshi, mbona abantu baranyagiwe, mbona abantu babuze ubwugamo, mbona abantu babuze aho bahungira kuri social media, abantu babuze aho bahungira, mbona abantu baramwaye, mbona Imana izanye umweyo ikubuye kuri social media. Umuntu wakoreye Imana, umuntu wavuganye n'Imana, uyu niwe ugiye gusigara aha hantu. Haleluya. Amen. Imana yambwiye ngo umuntu wavuganye n'Imana utarakoresheje imiti, utaragiye mu bapfumu, uyu muntu niwe ugiye gusigara kuri uru rubuga. Imana ije gukubura, Imana ije gukubura mu bantu mubyumva yuko Imana iguheho ibintu bidafite umumaro. Uku kwezi kwa gatatu mbonye habaho akarasisi, mbona hari ibintu Imana ikuye mu nzira. Haleluya. Ibi bintu mubyitondere cyangwa mubyandike, musengere ukwezi kwa gatatu kuko mbonye haba ikintu bita impanuka ziteye ubwoba. Mbona abantu barahanganye mu buryo butandukanye, umuntu akituma mugenzi wiwe agashaka guhangana nawe. Mbona habayeho gufungwa mu buryo bukomeye cyane, mbona habayeho gereza. Imana itabara abantu, kandi hari n'imbohe Imana igiye kubohora. Hari abantu bari muri gereza Imana imwenda igiye kubabohora. Aba bantu bafunzwe bazira akarengane. Yesu arambwiye ngo aba bantu Imana irabafunga, itanze poromosiyo ije kubarenganura. Aho muri Yesu yavuganye nanjye arambwira ngo hari abantu ije kurenganura. Izo gereza muzicayemo mutari mukwiye kuzicaramo, ahubwo hari abagiye kuzicaramo. Amen. Hari abantu bagiye kuzicaramo. Niko Imana yambwiye. Imana yambwiye ko irenganuye abantu, Imana yambwiye ko ikuye abantu mu karengane, Imana yambwiye ko iburaniye abantu, Imana yambwiye ko ivuganiye abantu. Kandi Data wa twese yambwiye ngo mvugane n'umuntu uwo ari we wese, umuntu wese waburiwe n'Imana ngo atinye icyaha n'igisa nacyo akagumiza kwigaragura, kwivuruguta. Imana yambwiye ngo nukuri iraje kandi ije guhemba no guhana. Yesu yambwiye ngo arahanyuze, kandi arahanyuze muri uku kwezi kwa gatatu. Yesu yambwiye ngo uku kwezi kwa gatatu mu gusengera kuko abantu bagiye kuboroga, abantu bagiye kwicwa n'ikintu bita inzara, abantu bagiye gusonza. Yesu yambwiye ngo mube maso kandi musenge kubera ko nabonye umuntu udasenze muri iyi minsi imubanye ibintu bikomeye, imubanye ubusharire. Igikakarubamba ntabwo gisharira, ubuzima bugiye gusharirira abantu. Imana ishimwe. Yobu 28 haravuga ngo Uwiteka dore kubaha Imana ibwira umuntu ati dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi uva mu byane niko kujijuka. Tubwire abantu ngo bave mu byaha. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa kandi intwane zibugishamo imbaraga. Yego. Waba uri ukomeye, waba uri uworoheje, waba warize waraminuje ugatambagira mu bihugu bitandukanye, tuvuge ngo icyubahiro ni icy'Imana, ibindi byose ni ubusa. Niyo waba umeze ute umenye ko uyu mubiri twambaye naso n'ijambo ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubirayo nambaye ubundi. Amen. Dutangariza abantu ngo mushake ubwami bw'Imana. Ni ukuri ndakunda kubwira abantu ikintu cyo gukizwa. Abantu mukizwe, twabonye abantu bapfa batunze ibintu barabisiga barabora, tubona abantu bafite ama etage barapfa, tubona abantu bafite amazu barapfa, tubona abantu bafite amamodoka avewiti barapfa. Abantu mushaka ubwami bw'Imana. Ni ukuri niba uzi ko bashimana Imana izakugirira neza. Amen. Ariko niba uzi ko utayubashye urabeho. Rero tukuzana ijambo rivuga ngo hanga amaso Uwiteka, ubundi ukora ibyo Imana ishaka, Imana izabagirira neza. Nta kure habaho Imana itavana umuntu, nta na kure habaho Imana itageza umuntu. Imana ibaho umugisha. Turashoje.
ariko mbere yo gusoza haragakora sikari kunyubaka cyane numva twacisha ibanza utambutse nimero ya telefone hari umuntu wakubona kuri kamera aribwo bwa mbere kubonye akifuza yuko yakuvugisha byaba byiza. Nomero zanjye ni 078 6 7 378 Imana ibaha umugisha. Njye ni 078 78 38 415 Yesu aduhana. Njye ni 0783 70 Yesu aduhana umugisha atamutse ku korasi dusoze. Urutare nzakubaho urutare nzakubaho urutare nzakubaho urutare nzakubaho Yesu we urutare nzakubaho urutare nzakubaho urutare nzakubaho urutare nzakubaho ayiwe ngurutare nzakubaho urutare nzakubaho urutare nzakubaho Yesu we urutare nzakubaho ayiwe niye mwamba ni salama 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 urutare nzakubaho Yesu we urutare nzakubaho urutare nzakubaho urutare nzakubaho. Haleluya amen. Umurinda aravuze ngo Yesu ni urutare. Haleluya. Imiryango yakunaniye Yesu ni urutare. Umugabo yakuveho Yesu ni urutare. Abarozi bakuroza Yesu ni urutare. Abana kutazabaho Yesu ni urutare. Abantu bakurwanije Yesu ni urutare. Abantu bacukwimva Yesu ni urutare. Imana ishimwe uzana ijambo ngo ikomeze kuri Yesu niwe buye rizima ryanzwe n'abubatsi ariko ku Mana ryaratoranyijwe. Imana ibaha umugisha. Imana ishimwe. Dusoza reka ntange iyi message y'abantu babiri kugira ngo dusoze. Imana irambwiye ngo ikijije ababyeyi batandatu uburwayi bwo kuva data wa twese irabakijije. Mbonye abandi bantu batatu Yesu akijije mu mavi hari hamereye nabi. Yesu arambwiye ngo abarinze gucibwa amaguru, ikibazo cyari kibaye mu mavi mu buryo bukomeye cyane, basanga harimo ikibazo mu mavi, amaguru biba ngombwa yuko bayaca. Yesu arabikoze. Turacoje. Yesu abaha umugisha kandi turabakunda. Naho ubutaha. Ciao ciao. Shalom.